twari twavuze inyuguti yitwa G. G isomwa nka jingle. Jingle niyo tangawizi. Inyuguti Y twayisanga nko mu nyandiko ihinnye yitwa Y2K. Y2K bivuze year 2000, bivuze ngo year ibihima muri Y, 2 ikaba kabiri, K ikaba igihumbi. Ni ukuvuga ngo umwaka w'ibihumbi bibiri ushobora kuwuhindura uti Y2K. Year niyo irimo Y, ariko icyo gihe year ntabwo yandikwa nka ijwi ryayo ntabwo riba ya, ahubwo riba nka J. Iyi niyo yi. And yes, year uko niko bandika ijwi rya ye. Bigufasha iki? Iyo usoma ijambo mu nkoranyamagambo cyangwa se dictionary bakakwandikira amajwi uko yanditse, ushobora kwibwira uko yavuga, uko rivuga, ubwo umaze kumenya igisobanuro cyayo, ntihubaze ngo babivuga gutya, ukabyimenyera. Ikindi abantu bitiranya ijwi rya mwe, ntabwo tuvuga sing, tuvuga sing. Ntabwo tuvuga singer, tuvuga singer. Ntabwo tuvuga song, tuvuga song. Sing bivuze ririmba, singer bivuze umuririmbyi, song bivuga indirimbo. Haba harimo iki kimenyetso. Igihe cyose uvuze ngo in, ukoresha iki kimenyetso. Ahubwo aho ushaka kuvuga sing, naho ufite single harimo L cyangwa English, uko habonekamo L niho haza ngo, ahandi hose ni nka. Ikindi kimenyetso cy'amajwi fe. Abantu benshi aho kuvuga thank you cyangwa thankful bavuga ibindi bitandukanye, bakabyitiranya na fe ngo thank you ntabwo ari byo, bakabyitiranya na thank you ntabwo ari byo, cyangwa se thank you, ibyo byose ntabwo ari byo. Ikirimo ni thank you. Ni ukuvuga ni amenyo ameza atya, hakaza ururimi runyuze hagati. Thank you, thankful. Nanone imvugo yindi imeze nk'ururimi ni the. Abenshi bavuga this cyangwa this cyangwa this, ibyo byose ntabwo ari byo, ahubwo ni this. Iki ni ikimenyetso cya the. Muri ya niyo twavugaga mu kanya, aho bavuga uti new, ni icyongereza, bivuze ngo ni icy'ubwongereza. Mu kinyamerika bavuga nu. Ngayo amajwi yarasigaye kugira ngo umuntu abe afite ibishushanyo byose by'amajwi, cyane cyane ay'ingombajwi, kumenya aho ubutinde buri, aho utudomo tubiri, no kumenya aho utudomo tubiri tutari ko byihuta, bityo ukavuga ururimi uko rwateguwe. Murakoze. Isomo ry'amajwi yacu n'inyuguti ni ahangaha turisoreje. Mugire kuvuga neza. Murakoze cyane. Ubwo noneho twagarutse ku isomo rya kabiri. Ubwo reka dutangire noneho, mutangire mukurikira isomo rya kabiri. Murakoze cyane. English lesson 2.
2. Isomo rya kabiri, kuramukanya, greetings. Greetings. Kuramukanya kugira ibice bitandukanye. Hari amagambo avugwa bijyanye n'igihe n'amagambo avugwa igihe cyose uhuye n'umuntu. Iyo uhuye n'umuntu utavuze ngo ni mu gitondo, ni saa sita, ni ryari, uramubwira uti hello, cyangwa uti hi, cyangwa uti how do you do, how do you do. Abantu benshi bazi hello, bikiriza hello cyangwa hi, ariko iyo ugeze kuri how do you do bibeshya ko ari ikibazo, kubera ko haba hariho akabazo, ariko si ikibazo, ahubwo bivanye n'iyo byose ni muraho. Iyo bavuze ngo how do you do, urasubiza uti how do you do. Ntabwo bakubaje ngo bimeze bite, ahubwo bakubwiye ngo muraho. Noneho kuramutsa umuntu bitewe n'igihe agezemo. Mu gitondo aricyo morning, ubwira umuntu uti good morning, good morning, good morning, nawe arasubiza ati good morning. Aha ni mu gitondo. Nyuma ya saa sita bavuga afternoon. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Igisubizo ni good afternoon. Iyo bigeze nimugoroba bavuga ikigoroba cyitwa evening. Evening nabwo uvuga good evening. Bagasubiza batyo good evening, hose hajya utumenyetso. Byagera mu ijoro nabyo ni kimwe. Ijoro ni night, night, good night, good night, good night. Uko ubwiye umuntu niko nawe agusubiza. Uko ni ukwifuriza umuntu igitondo cyiza, good ni cyiza. Nyuma ya saa sita heza, good afternoon. Ikigoroba cyiza cyangwa umugoroba mwiza, good evening. Ijoro ryiza, good night, good night. Ariko ushobora no kubaza umuntu amakuru. Uburyo bwo kubaza umuntu amakuru, ushobora kuvuga uti how are you, how are you, how are you. Akagusubiza mu buryo butandukanye. Ushobora kuvuga uti fine, thank you, kuko nta muntu usubiza ngo fine gusa ngo birekera. Ubuze umuco w'ururimi, urashimira uti thank you, kuko ntibisa no kuba ngo uraho gusa. Iyo unakoresha amakuru abakwitayeho, nawe uravuga uti thank you, thank you, fine, thank you, cyangwa se fine, thanks. Thanks na thank you ni kimwe, ni uburyo buhinnye gusa. Ushobora kuvuga uti I am great, meze neza. Ushobora kuvuga uti I am okay. Ibyo biremewe. Ushobora kuvuga uti I am, cyangwa se uti can't complain. Ntacyo navuga ko kitagenda neza, muri make uko bimeze
gushimira ni ngombwa ku muntu ukubajije amakuru bitewe n'umuco w'ururimi rukomokamo n'icyongereza. Hamwe no kubaza umuntu amakuru, ikindi gikurikiraho ni kwifurizanya ibintu byiza. Usezeye ku muntu wamubwira ngo iki? Iyo utandukanye n'umuntu cyangwa umusize, hari amagambo uvuga yo kumusezeraho tumenyereye nka bayi. Bayi gusa, ariko hafite uburyo bwinshi cyane bwo gusezera ku muntu. Ushobora kuvuga uti all right everyone, it's time to head off. Head ubundi ni umutwe, ariko iyo uvuze to head off uvuze kugenda. All right everyone, it's time to head off. Ni byiza mwese, ndagira ngo bamenyeshe ko igihe kigeze cyo kongera gute ngende mu buryo gusezera. Ntabwo wongeraho ngo goodbye iyo umaze kuvuga ayo magambo. Anyway guys, I'm going to make a move. Ibi bijya kumera nk'aya magambo yo mu Kinyarwanda bavuga kunyeganyega, to make a move, kuhaguruka, kuva aho wari uri. Nabyo ni uburyo bwo kuvuga ngo ndabasezeye, cyangwa se inshuti zanjye, bagenzi banjye, ngiye kuhava. Ubwo nabwo uburyo gusezera. Ntabwo ngira kuvuga ngo iyo uvuze ibyo biba bihagije. Iri bundi buryo ushobora kuvuga uti okay everyone, it's time to leave you. Okay mwese ndagira ngo mbabwire ko ari igihe cyo kugira gute kubasiga. Ntabwo wongeraho ngo nanone ubasezere mu yandi magambo. Talk to you later. Talk to you later. Ni ukuvuga ngo ndongera kubavugisha hanyuma. Ushobora kuba kuri telefone cyangwa se mwaganira muri kumwe. Iyi talk to you later ni nko kuvuga ngo I will talk to you later, ariko I will ntabwo igarukamo kuko uvuze abazwa n'ubundi ko ari wowe ubivuze, ukavuga uti talk to you later. Ubu bwose ni bwo gusezera ku bantu, ariko ushobora no gusezera ku bantu wihuta. Rero wihuta cyane, iyo hagize impamvu ituma wihuta uravuga uti I'm sorry, I've got to rush, cyangwa se I'm sorry, I've got to run, cyangwa se ukavuga uti I'm afraid I'm going to rush, cyangwa uti I'm afraid I'm going to run, cyangwa se ukongeraho to hurry. Hurry ni ukuvuga kwihuta. I'm sorry I've got to hurry, I'm afraid I'm going to hurry. I'm sorry ni ukuvuga iti nyihanganire, bibaye ngombwa ko cyangwa se ngiye kugira gute, ngiye kwihuta, ngiye byose ni ukuvuga kwihuta. Nubwo hano bisa naho kwirukanka to run, ariko ni ukwihuta. Aha yivuze ngo I'm afraid ntabwo ari ubwoba ufite, ubundi bivuze ngo ndatinya ngo cyangwa se mfite ubwoba. Ahubwo ni ukuvuga ati ndabona biba ngombwa yuko ngira nihuta cyangwa se ngira vuba. Ubwo ni uburyo bwo gusezera nabwo ku muntu ugize ute wihuta, in a hurry, ni ukuvuga ngo uri mu gihe cyihuta, icyo bita urgence cyangwa emergency. Ushobora gusezera ku muntu nyuma yo guhura nawe mu nama cyangwa se yakwakiriye ahantu, ariko kadukurikizeho gusezera ku muntu umaze guhura nawe mu buryo bw'ikinyabupfura. Rero ushobora kuvuga uti nice
ni byiza kukubona. Nice to see you. Iyi to see you turayongera ahantu hose. It's been lovely to see you. Byari by'igikundiro kukubona cyangwa se guhura nawe. It was great to see you. Byari iby'agaciro guhura nawe. Good to see you. Ni byiza kukubona cyangwa guhura nawe. Have a lovely, ahangaha ushyiraho igihe. Morning, ugire igitondo cy'igikundiro cyangwa cyiza, ushobora gushyiraho afternoon, ugire nyuma ya saa sita heza cyangwa se evening, ugire umugoroba mwiza cyangwa se night, ugire ijoro ryiza. Ariko iri jambo ryiza rivuze iry'igikundiro, lovely. Lovely ko rivuye kuri love cyangwa se urukundo. Nice, nice morning, waba mu gitondo cyiza. Kimwe no kwavuga have a good morning. Aya magambo yose ushobora kuyongera ahangaha ku muntu wakwakiriye. Iyo ushimiye ifunguro yakwakirije umusezeye nta bindi wongeraho, uravuga uti thanks very much for lunch. Mwakoze cyane ku ifunguro rya saa sita cyangwa rya nimugoroba, ukavuga uti dinner cyangwa se rya mu gitondo breakfast. Cyane cyane dinner ikoreshwa mu butumire cyangwa se igihe hari umuntu waguhaye ubutumire bw'umunsi mukuru cyangwa ibindi birori. Iyo uvuze ngo wakoze kuri iri funguro usoje, ukongeraho uti it was lovely, byari by'igikundiro. Cyangwa se umuntu yakwakiriye mwaganiriye neza, ntibivuze ko yaguhaye ikintu runaka si byo ngombwa, uravuga uti thanks for having me, wakoze kuba wanyakiriye. Aya ni amagambo usezera ku muntu wakwakiriye ahantu. Turaza gukomeza tureba ubundi buryo dusezera ku bantu mu buryo bw'abantu b'urungano bafite amagambo yihariye, ndetse n'ubundi buryo bwo gusezera burundu ku muntu utazongera kubonana nawe. Hari n'ubundi buryo rusange bwo gusezera ku muntu, ushobora kuvuga uti take care. Take care, take care bivuze ngo yiteho, ariko ubundi bivuze urabeho. Bye ibisanzwe, bye bye. Ushobora no kubwira umuntu uti ugire igihe cyiza, utavuze ngo ni igitondo, ikigoroba, ijoro, ukavuga gusa uti hey a good one, have a good one. Ushobora no gusezera ku muntu uvuga uti it's time to be going, igihe kirageze cyo kugenda. Cyangwa uti so long, so long. Uburyo budakunda gukoreshwa n'abantu biyubashye ariko ukwiriye kumenya. Catch you later, ni ukuvuga ati ndagufata hanyuma cyangwa ndagusingira hanyuma. Peace, peace cyangwa peace out. Ushobora kuvuga uti nagiye cyangwa ndi hanze, I'm out. Ubundi buryo ni ukuvuga ngo uri bumpumurire hanyuma cyangwa se smell you later. Smell you later ni byo gusezerana. Umuntu udateganya ko muzabonana vuba cyangwa se uzi neza ko mutazabonana n'umuntu upfuye, umubwira ijambo rimwe ryitwa farewell. Ibi ni ukuvuga ngo urabeho, urabeho. Akaba ari naryo somo rya nyuma rijyanye no gusezeranaho dufite. Murakoze, mubyumve neza, mubivuge neza, mubifate neza, naho isomo ry'ubutaha.